Njyewe ninjye byafashe mbere kuko njye mukuru. Musaza wanjye yaburaga 2 ngo nawe agira imyaka nk'iyanjye barafashwe. Murumuna wanjye barafashwe. Abavandimwe baratwanga ugasanga umuntu akajya kurangira umuntu tugeze handi hari abana b'ibimuga. Hari abapfumu ari iki bose twabagiyemo. Uwo mupfumu atwizeza ibitangaza turamwishyura amakantu ndagaterura mu ntoki ntumbaza ko ariko ngakukantu ngo karakuraho ibyo bintu byose ngo baduterereje ngo katuzengure ngaho badushyize hose ngo babikagende katuvane. Bandi barabibonaga bakaribwo bambwira ngo ndi kugenda nka sakabaka njya kumera nk'ujya kwicara hasi nkajya kubigikure. Amava agafatana ariko nkagenda. Bimaze gukomera nibwo nafataga inkoni nkajya nyigenderaho meze nyine nk'umukecuru abana bagenda biyanyiruka inyuma banseka babona hari wenda ari nge wabyigize. Sinzi ukuntu nyine abana bo mu cyaro bameze nyine ukabona barakwiruka inyuma baragutesha agaciro. Nyamirambo kujya kurera abuzukuru bi ngeze Nyamirambo mahurira n'ibibazo nifuza n'urupfu ndarubura. Uvuga ngo bari banjyanye kurera abana nagira ati muze mwoge abana bakarira bakiruka kubera bakantinya bareba ukuntu nagendaga n'ukuntu nari imeze. Ndagenda nicara ahantu munsi ahantu bazirikaga imbwa navuga ati nk'ubu wambwawe wandi numva iwacu barampamagaye ngo nareze ngo papa ari ngo yanze kutuvuza ngo ibiki n'iki ngo none ngo papa ari ngaracitse. Mvuga ko tutazavurwa turi abakene nyine bashara kuba ari nabo baturoga. Uko ngenda nimaze kumugana nyaga njye kwiga bakanteje agaciro ntago nabashije gukomeza ngo nige. Fata murumuna wanjye tujya muri yanzu tukadufata ya myenda twambaraga tukayisasa hasi nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza ahubwo yakunze uwo Juna amaze kumubona. Reka nongeye mbahereza ikaze nanone bakunzi bacu mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Nita Slim Jesus umuhungu wa mbere witonda ku isi. Uyu munsi ngangarukanye n'umukobwa ukiri mutoya tujye kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyane ko tuvuze ko twagaruka ku buzima bwe bwamuranze. Afite ubuhamya butangaje ashaka kuba yasangiza abakunzi bacu. Umeze ute rero? Meze neza. Ka microphone birasa kukazamura neza. Umeze neza? Yego. Bakwita ngo iki? Nitwa Dufatanye Devota. Devota mugafata gutya fresh ni ibintu bisanzwe gutya nta kibazo. Nitwa Dufatanye Devota. Dufatanye Devota ukaba ukomoka he? Mvuka mu karere ka Muhanga umurenge wa Mushishiro. Okay, wambwiye uti hari ubuhamya ushaka gusangiza abakunzi bacu. Ubuhamya ushaka gusangiza abakunzi bacu bwerekeye kuki bujyanye n'iki? Murakoze. Ubuhamya nshaka gusangiza abakunzi bacu ni ubuhamya bw'ubuzima bwanjye. Ni kuvuga ngo nabyirutse ndi umwana muzima nk'abandi bana bose. Ndakura nkajya njya muri korali ku ishuri nta kibazo mfite nkunda kubyina nyine ahantu mu birori bitandukanye. Dore ko ndi n'umukristo gatolika muri korali nkabamo mu ihuriro ry'urubyiruko nkabamo nkajya nkunda kubyina nta kibazo mfite. Mu myaka yanjye 18 nkajya ngenda mbona amavi agenda nkagenda imitego. Wabibonye amavi akajya agenda amera nkagenda imitego mamakana ntuka n'abantu bakanuka ati wagiye ugenda neza ubona ukuntu ugenda atugura abona iyo ngenda ari y'abakobwa barabanza akajya banshushubikana ngewe nyine nkabona ngenda neza ariko nk'ababyeyi ntibabyumve. Noneho uko bwije nuko bukeye kandi ubwo bari kunshushubikana ngo ninjye bigenda njya kubona nisanga ari uburwayi. Amavi birangira noneho akomanye burundu bakajya bambwira ngo ngenda nka sakabaka bakanyita ibizina. Usanga abana baranyiruka inyuma ngo ninjye ngenda neza. Usanga abantu nabaye iciro ry'umugani ngo tugeze handi hari umukobwa ugenda gutya. Mbese nabo barabonaga ari ibintu nihaye ntago mbizi. Noneho bamaze kubona ko ari uburwayi nibwo nafashe inzira njya kwivuza kuri mituweli nyine nzi ngo ni ibintu byoroheje. Ngeze Kabgayi rero nibwo bambwiye ngo ni ibintu bisaba kujya guca mu cyuma igatagara ku kigo cy'abashinzwe abafite ubumuga. Numva nyine ni ibintu bikomeye kuko najyaga numva banabivuga na kera hose ko igatagara ari cyo kigo cya mbere mu Rwanda cy'abafite ubumuga. Ubwo nongera nisubira mu rugo numva ko ari ibintu bikomeye ari ukubagwa ari amasima. Nsubira mu rugo nyine mama aratungurwa yaravugaga ngo ni ibintu nihaga. Nyamara gusubira mu rugo rero
ndavuga ati nta kundi kuntu byagenda, na mama akambwira ati mwana wanjye wihangane kuba naragushushushubikanaga nzi ko ari ibintu ugenda none tukaba ubona ari uburwayi. Abaturanyi batangira kumpa akato, abo twavuganaga tuvugane nyine bakumva ko ndi umuntu w'iciro ry'imigani, abana tungana bakajya babarebare njye nkajya njya hasi. Ndangije ndavuga ati nta kundi byagenda, reka njye nsenga Imana. Kuva na kera hose nakundaga gusenga, nkajya mvuga ati Mana nubona ukambonera abaterankunga bakamvuza nzagushimira, kuko najyaga numva imishinga ivuza abana bafite ubumuga za Fondation Liliane byose nkajya mbyumva no ku kiliziya iwacu bakabivuga. Ndangije sinsibe gusenga ndiyakira, birarangira umwaka umwe urashira, birashira, itatu irashira, ariko noneho yamaguru agenda yarafatanye burundu ku buryo najyaga nicara nkasunika ukuguru ngo ndebe ko kwava mu kundi, nkasunika bikanga, nkicara kujya kuri toilette bikaba ikibazo. Nagira buri kimwe cyose, najya nko mu kirori runaka gasanga baraguha akato, buriya abana bafite ubumuga baragowe, ugasanga mbese ntuhabwe agaciro, ntugire gute, bamwe ugasanga ntibanakureba mu gihe abandi rungano rwawe mungana babahaye agaciro. Ubwo mba maze kwiyakira. Nkimara kwiyakira ngeze nko mu myaka 21 nariyakiriye rwose, n'ingendo ngenda mbona rwose nta kundi, ngeraho mfata igikoni cy'igiturusu. Kubw'Imana haza umumama yaguraga amabuye y'agaciro iwacu za Buringa, araza, yari umukire w'i Kigali, aravuga ngo ahantu hari umwana w'umukobwa ngo wajya kunderera abuzukuru, ntawe mwandangira hano, ngo ko abana b'inaha baba bashaka n'amafaranga make atari nk'ab'i Kigali baca menshi. Maho nari ndi gutunda amategura, natundaga amategura nyine, mbona agasabune, mbona amavuta yo kwisiga, nyine ubuzima bwo mu cyaro urabuzi. Dusa nk'abasubira inyuma gato. Dusa nk'abasubira inyuma gato, uri kutujyana muri story, ariko wenda hari ibintu byinshi uri kudusimbutsa. Wowe wagize ubumuga ufite imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 18. Wagize ubumuga ufite imyaka 18? Yego. Hanyuma se mu yindi myaka mbere yuko ugiza imyaka 18 wari ubayeho gute? Ni ukuvuga ngo uko nari mbayeho n'ubundi ndi wa mwana wabyirutse nta bintu by'imiteto. Ngenda byibukane nkita mu wa kabiri primaire, mu wa gatatu najyaga nisuma ibishingwe mu baturanyi, nkigurira amakayi, nkigurira bodaboda zo kwambara, nkajya kwisuma amategura mu cyaro, najya habura uturaka ukahira ubwatsi bw'amatungo ahantu kabashyira bakaguha amafaranga. Nyine nakuze ndi umwana uzi kwihigira, udakunda nyine gutega amaboko, udakunda nyine kugora ababyeyi ngo ababyeyi ngo ibiki n'ibiki, bakangurira kotoni, ariko ibintu by'amakayi nanjye nabo nabonye igiceri, nkigurira amakayi, nkigurira inkweto zo kwambara bodaboda, dore ko mu cyaro kenshi twiyambarira bodaboda, nkagura bodaboda, nkaba ari igihe nabonye nayo ubugari nkabahahira, kuko nyine nabo mu rugo ntabwo ari ba bantu nyine bafite ubushobozi burenze ku buryo najya mbasaba buri kimwe. Hari igihe kenshi na kenshi nabo barya uko bahashye kandi bahinze, akaba igihe byanze, akaba igihe byemeye, mbese n'ubwo buzima nari mbaye. Wenda bavuga ko byaturutse kuki, byavuye kuki kugira ngo ubwo bumuga buze? Ni ukuvuga ngo nanjye uko nakuze nisanga, barambwiraga ngo ni uburwayi, abandi bakambwira ngo ni ibirozi, abandi buri wese ugiye wumva amagambo ye, buri wese akakubwira ni ibyo babaterereza, ubundi bigenda gutyo, buri wese akakubwira. Ariko kuryo ku myaka 18 aribwo wagize ubumuga kandi warakuze ugenda, wakuze ugenda neza 100%? Yego, nakuze ngenda neza 100%, no muri korari hose mbyina, kuko byageze igihe birananira. Abantu bakubwira ko ari uburozi cyangwa se abandi ari byo baduteza, ari byo baguterereje. Wowe iyo urebye koko ubona byo bintu byaratewe n'iki? Cyane igihe abantu bavuga amagambo yabo kandi wowe ku giti cyawe ukavuga ati bino bintu byavuye byaturutse kuri iki? Yego. Murakoze, njyewe ukuntu mbibona, ntago najya harango ncira abantu urubanza ngo ni ukuturoga. Njyewe mbifata nk'aho ari uburwayi. Ari igihe nshobora gucira abantu urubanza ngo ni ukuturoga, wenda ari uburwayi, ari kuko na muganga ubwe ntakubwira ko ari ibirozi. Kandi ugeze i Gatagara usanga abantu benshi babirwaye. Ese abo barozi bagiye kuroga ahandi bazana iwacu? Njyewe numva nyine ko ari uburwayi wenda bufata famiye, ntabwo numva nyine ko ari amarozi. Yego, kuko ni ukuvuga ngo njyewe namugaye mfite imyaka 18, igihe ntaravurwa musaza wanjye baramugaye yagize imyaka 16, murumuna wanjye amugara afite imyaka 14. Nabakweretse no ku mafoto wabibonye.
mwamugariye rimwe ngewe ninjye byafashe mbere kuko ngiye mukuru. Noneho mu gihe babandi nabo batangiye kugeza muri ya myaka hafi yanjye, musaza wanjye yaburaga 2 ngo nawe agira imyaka nk'iyanjye, barafashwe. Murumuna wanjye barafashwe. Noneho tubiciro ry'imiganure ko ubwo yari ngewe ngenyine. Mama saza kandi ureba ari ngewe mukuru, asaza imburagihe kubera agahinda, imiryango iramutererana ngo ni iby'iwabo nibyo nakubwiraga ngo byatumye turwara, ngo ibiki n'ibiki ngo azabisubizeyo, mbese baramushushubikana. Ba masenge baramwanga, abavandimwe baratwanga, ugasanga umuntu akajya kurangira umuntu tugeze handi hari abana b'ibimuga. Agahinda kakatwica, tukaba tutagera ngo tugiye kwa masenge kwa igikatsi, tugiye kwa mbese nyine baradushushubikana tubiciro ry'imigani. Umuntu abyara abana bose babibimuga, twese ngo turi ibimuga. Mama agahinda karamwica, ariko ngiye muri bwa buhangange bwanjye no gusenga kanyambwira nti Imana ibareke batwange, ni Imana izadutabara izaturengera. Nuko najyaga nkunda kubwira mama twese tumaze kumugara. Noneho nanjye biba birancanze mu mutwe nkareba sindavurwa ninjye mukuru. Noneho abantu bakunda kuvuga ati buriya umwana w'umukobwa umugara si kimwe n'umuhungu. Harimo abantu babi, harimo n'abagira neza. Akavuga ati Imana ifashije uriya mwana w'umukobwa mukuru, buriya kumugara uri umukobwa biba bigoye, ariko kuba uri umuhungu ntabwo ari kimwe n'umukobwa. Umukobwa ahura n'imbogamizi nyinshi zitandukanye. Bino buri wese akaza akavuga ibye, abaza kudusura, abaza kugira gute. Twagiye no muri abo baganga bavuga ngo baravura ngo ugahita ukira, ari abapfumu ari iki bose twabagiyemo. Twagiye no kwivuza batubwira ngo niho tuzakirira. Tugezeyo ntitwakira, baduha imiti tukaba dusiga ku maguru ngo tubizagaruka, birangira bitagarutse. Banaturiye n'amafaranga y'ubusa. Ndabyibukana n'imfite ingurube ndayigurisha ngo nkunde nivuze nyine ngira ngo nzamere nk'abandi bana bose. Maze kuyigurisha nyine twivuza, ntago twiza dukira. Ntihazagira umuntu uzajya wiringira abapfumu, barabeshya. Mbivugiye hano kuri iyi cano, Mana barabeshya. Ntago twigize dukira, ahubwo baduteye agahinda. Mpita nzinukwa ntera ko ndanakizwa. Avuga ati sinzabasubiramo, ati Mana nimbona utuvuje njagushima. Abapfumu se bagupye agenda gute ko wagiye ugiye kwivuza? Hari ikintu wenda bagusabye ntiwagikora se? Hari ikintu wenda bagusabye ibintu barakubeshya? Kuko hari igihe ujya kwivuza ntukire. Yego. Okay, murakoze. Nukuvuga ngo twagiyeyo ari umuntu turangiye, kuko buri abantu niyo bari gusenga akavuga ngo ntimukajye mu bapfumu. Ugiye nko gupfumu nakakubwira ati ngwino nkwereka ahantu uri bukuru umutukiza umuntu wawe, ugenda wihuta ntabwo rero ngo ni mu bapfumu cyangwa ni. Ariko ikibazo nuko abenshi baratubeshya. Ngewe ikintu cyatumye mvuga ngo barabeshya, twagiyeyo atwizeza ibitangaza turamwishyura. Uwo mupfumu atwizeza ibitangaza turamwishyura, ampa akantu ndagaterura mu ntoki ntumbaza ko ariko nga ku kantu ngo karakuraho ibyo bintu byose ngo baduterereje ngo katuzingure ngaho badushyize hose ngo babikagende katuvane. Nta kantu nateruye sinamenya ko ariko. Maze kugaterura aduha umuti mu gashashi ngo tugende tubivange n'amavuta ngo tujye dusiga kuri hahandi kuri ya maguru arwaye. Turagenda tugadushishikana mu gitondo saa 5 nimugoroba tugasigaho n'abavandimwe tugasiga, ariko ntacyo byatanze. Tugatubwira ati nimutagereze. Imyaka 2 irashira dutegereje. Umwana mushyanga 50,000 turategereza ntitwakira. Ngo dutegereze imyaka 2 ngo amaguru azaba yongeye yarambutse. Biranga burundu bibaye ubusa, amaguru aragenda arafatana ntitwakira. Niyo mpamvu rero nahise vuga ati ngomba gukizwa ibintu byo kujya mu bapfumu n'iki, nkizera Imana yonyine, kuko Imana igishobora byose. Kandi Imana n'umukozi w'umuhanga, nta kindi twakwiringira atari Imana. Wowe wiringiye abana b'abantu bakuvaho bakagutenguha. Abo bose twabanaga turi bazima, ba masenge na babyara bacu bageze aho batuvaho, ariko Imana iradukunda. Ngewe nagiye bwa mbere twagiye nyine bambwira ngo tuzakira, bari bwo baduhaga uwo muti. Ubwa kabiri dusubira tugiye kumubaza ati ko nta kigenda nyine tubona ntacyo bitanga. Ubwo yatubwiraga ati nimwihangane ntago byaza aka kanya nyuma y'imyaka 2. Ahubwo uko kwa mbere wose singa musanzwe mwizera mu bapfumu cyangwa ababyeyi banyu bari basanzwe bizereramo? Hoya ntago twizereraga mu bapfumu, nta nubwo n'ababyeyi bacu bajyaga bajyayo, ahubwo n'umuntu waturangiye ati runaka aravura. Nyine runaka aravura tuza kumenya nyine ko ari umupfumu. Niho ubwo rero twafashe inzira tujya. Bwa mbere wowe wisanga amaguru yawe ngo yarafatanye? Yego yarafatanye. Subona uko nyine nabazwe nyine yarafatanye, nabaga ameze gutya. Yego amaguru yawe yarafatanye. Ubwo amaguru yawe afatana urumva
mbere yuko afatana hari ukuntu akantu kaba ku munsi wa mbere, akantu k'akamenyetso ati kano kantu byagenze bite kugira ngo ubone ko, urabona hari igihe nk'umuntu ugiye kurwara malariya hari utumenyetso atangira kugira iki, wowe byagenze gute utuntu nk'utwo ngutwo twakweretse ko ushobora kuba ugiye kurwara? urakoze. Njyewe ntabwo ibyo bintu njyewe nabibonaga ko ngiye kurwara, ahubwo nk'uko nabikubwiye abandi barabibonaga, bakaribwo bambwira ngo ndi kugenda nka sakabaka ngo cyangwa nk'icyanira, sinzi ukuntu bizina bajyaga bambwira. Njyewe ntabwo nabibonaga, numvaga ko ngenda neza, ahubwo abandi tugendana cyangwa n'ababyeyi bakabibona, bagahera ko bambwira ngo njye ngenda neza, bagahora babimbwira ko wajya ugenda neza, ko mbona ushaka kuzagenda gutya, wajya ugenda neza nk'abakobwa, kandi njye nkumva ngenda neza, ntazi nyine ko ndwaye. Ahubwo njyewe naje kubibona n'ubundi barabimbwiye, kuko najyaga mbona ingasire itari mu ivi ukuntu iba iregeyemo neza, ahubwo nkajya nkabonera ahantu ku ruhande gutya, imeze nk'aho iri ku ruhande, nkanakanda mu mavi ngo numve ko ingasire irimo, nkumva ntayirimo. Nibwo rero nagiye mbibona nkajya mbona bigenda, aho gutekereza ko bajyaga bambwira ngo ngenda neza, bakanuka bakanankubita ngo ngenda neza, ariko njye ntabwo najyaga mbyiyumvamo, ubwo numvaga ngenda neza, bampora ubusa nkarakara, nkongera nkisubira. Ubundi mubona ntagenda neza, akajya kubona ababyeyi bo mu cyaro babizi, akabankubise nk'ikijugujugu cy'igiti ngo jya ugenda neza, ngo ubwo ugenda gute, nkarira, nageraho nkaceceka. Nyine nyuma nibwo baje kubona ko ntatari njye wabyigiraga. Yego. Hanyuma se ubyuka wararyamye ubyuka usanga amaguru yafatanye? Hoya, uko nagendaga nkura nyine nagendaga nkura niko amavi yagendaga. Yego. Kugira ngo ubyuke, kugira ngo bwa mbere ubona ko amaguru yamaze gufatana ugashaka kuyafatanura bikanga, byagenze bite? Byaje gutyo uri kugenda mu nzira wararyamye ubyuka usanga amaguru yafatanye, byagenze bite? Hoya, ni ukuvuga ngo twakundi nakubwaga ati iyo mbona narabonye ubushobozi imbere mba narahise mfatirana kare, kuko umva ko nagiye Kabgayi bakanyohereza i Gatagara nkasubira mu rugo. Njyewe ntabwo nabyutse ngo nsanga amaguru yafatanye, ni ukuvuga ngo ahubwo uko nagendaga bikura niko amavi yagendaga afatana, ngeraho njya kumera nk'ujya kwicara hasi nkajya kuba igikuri, amavi agafatana ariko nkagenda. Bimaze gukomera nibwo nafataga inkoni nkajya nyigenderaho meze nyine nk'umukecuru, abana bagenda biyanyiruka inyuma banseka, babona hari wenda ari njye wabyigize. Sinzi ukuntu nyine abana bo mu cyaro bameze, nyine ukabona barakwiruka inyuma, baragutesha agaciro, bakagufata ukundi kuntu. Noneho njyewe kwa kundi nabaga nicaye nk'uko nicaye mbona amavi nyine yarafatanye kandi ari ibintu byizanye nari muzima, nibwo najyaga nsunika. Ntabwo nabyutse ngo nsange byafatanye, ahubwo uko nagendaga uko bwije nuko bukeye umwaka ugashira, indi ibiri igashira, itatu igashira, niko indwara yarushagaho gukura. Ubwo rero amavi yanjye byarangiye afatanye burundu. Noneho uwo mubyeyi tumaze, nakubwiye ko ari umubyeyi twahuye nyine washakaga umwana w'umukobwa ujya kumukorera akazi. Abavandimwe banjye yego, abana bo mu rugo nyine nabo barwaye, narabasize mu rugo. Ndagenda, umukecuru uti se wa mwana we, ko mbona ufite ikibazo cy'amaguru, akazi uzashobora koza ibyombo, uzashobora gukoropa urwaye? Umukecuru ndamubwira ati nzabishobora, kuko ndashaka amafaranga yo kwivuza. Haraka umuhimu, umukecuru arandeba ngirira impuhwe, kuko nyine abantu b'ababyeyi bagira impuhwe. Ababyeyi aho bari bubahwe, Imana ijye ibaha umugisha. Ababyeyi bagira impuhwe, ni ukuri ababyeyi ndabakunda cyane. Umubyeyi arandeba, akaba yari ari kumwe n'abakobwa be. Abakobwa be nyine nkambona bameze nk'abanyinena, nkaba babona nyine hari ntabatabona ukuntu umeze, ndi umuntu wo mu cyaro nyine udafite isuku. Nyine hari ukuntu mu cyaro ubayeho, wowe ukabona ufite isuku wakarabye, ariko bakabona nyine abanyamujyi, urabyumva. Umubyeyi ntiyita ngo mfite ngo gute ngo nsa gutya, gusa icyamubaje yaravuze ati akazi uzagashobora umeze gutyo? Mukecuru n'akazi nzagashobora? Ndanarira ndamurira, amarira araza kugira ngo nkunde ngire gute mvaho iwacu, mve mu maso y'abantu birirwa bampakato. Umukecuru ati ngaho genda uzane imyenda yawe tugende. Ndabyibuka naragiye mfata akamvirope na mama ari sinigeze mubwira aho ngiye, yari ari mu rutoki ari guhinga. Ndenda mfata akamvirope nshyiramo ya myenda, ndagenda. Ubwo bari bambwiye ahantu duhurira ku isantere, bakanzana i Kigali. Ndihuse. Yari amaze kuva kuri amupfumu. Naramuvuyeho, naramukarabye kuko yari yaratubeshye. Umubyeyi yanshyira mu modoka aranzana i Kigali, anjyana i Nyamirambo. Nyamirambo kujya kurera abuzukuru be. Ngeze i Nyamirambo mahurira n'ibibazo, nifuza n'urupfu ndarubura. Ati ibibazo bimeze gute? Nuvuga ngo bari banjyanye kurera abana, hari uwundi mukobwa. Abana nagira ati muze mwoge, abana bakarira bakiruka.
kubera bakantinya bareba ukuntu nagendaga n'ukuntu nari imeze. Nagira ati muze murya, abana bakiruka. Nagira ati nimuze mwoge, umwana akajya muri saro agakinga n'urufunguzo. ni ukuvuga ngo wowe wagiye gukora akazi kandi amaguru yarafatanye nyine Arwaye nyine nagendaga ngenda nyine mutego none se nihengetse wari ngenda. ugiye nk'umukozi wenda warashoboraga kugenda se basi uhagaze? Naragendaga ariko biteye ipfunwe kuko nagendaga ameze nk'uhenye, amavi yarakomanye nyine umuntu wese ambona akanyibazaho. Nuko akazi wari ufite nako kurera abana se? Njyewe bari banjyanye kurera abana kubera nari mubwiye ngo ndashaka amafaranga yo kwivuza. Sinita ngo bavandimwe barahari baramugaye, njye navugaga tereka mbanze nyine nigeragereza amahirwe ndeko ko nabona amafaranga nkivuza. Umwana nakora ku isahane nakozeho ntayirireho akarira, papa wabageze akajya kubita turiya n'umuntu nk'abandi mujye mumukunda, byagenze gutya akababwira mu ndimi. N'abana nyine bigaga za korombyeri mu bakire, nyine umva n'abana b'abakire batajya apfa gusohoka. Akajya ambwira, bakajya babwira indimi, nkumva rimwe mu Kinyarwanda nyine akabwira ukuntu ndi umuntu nk'abandi. Ndakora maze nk'amezi 2 ndabyibuka bamembaga 10,000, maze nk'amezi 2 ari 20,000. Abana na nizi soha bataranyumva, nkabikora indi mirimo nkamesa. Umukozi twakoranaga kankoresha na akamaka tuti kubera abana batagukunda bamabuja bagiye, kubera abana batagukunda uzajya ukora imirimo yanjye nanjye njye kukurerera abana. Akankoresha nkamesa ibikuvureri n'amaguru, none hakanja nkamesa ibiringiti, nkamesa ibintu byose uko ashatse, kuko yabonaga nyine yabonye hancungira abana baranyanze. Umumama araza rero ati kumesa dere ntago bishoboye, ntukamura urapfubya bimeze bite. Rero ngiye kureba ukuntu wasubira mu rugo iwanyu. None hagahinda karanyica. Icyo gihe hari imbwa, ndagenda nicara ahantu munsi ahantu bazirikaga imbwa. Navuga ati nk'ubu wambwawe wandiye, ndabyibuka nk'ubiye imbwa ikanja wenda nkava handi umurambo. Ubu koko ngiye kongera nsubira iburinga n'agahinda navanye n'ukuntu naje meze n'ubundi batankunda. Nari nzi ngo mbonye aho mpungira, wenda i Kigali nzajya mbayo nk'abandi, wenda unyihera 100 negere gute cyangwa bigende gute, ariko nibera i Kigali. Mvuga nyine ko i Kigali ari muri paradizo, ari mu bakire utoragura n'amafaranga. Sinanzi ko i Kigali nyine uzugakora, kuko nanyaga mbona abana bose baje i Kigali batahaga base neza, imisatsi imeze neza. Nkavuga ati wenda nubwo mugaye ni wenda Imana izampa amafaranga yo kwivuza, nzahura n'umukira mvuze, bizagenda gutya. Ngiye i Kigali gutyo nyine, ariko ibyo byose navugaga ntago nabibonye. Mama amaze kumbwira ngo ngiye gusubira iwacu, naguye muri koma. Sinamenye ukuntu mbaye, aribwo nifuzaga ngo imbwa indye nyine iyo mbwa njya kuyicara imbere. Abo mu rugo nkatekereza musaza wanjye na murumuna wanjye nasize ntibaravurwa, nkatekereza uko babavuga, nkatekereza ukuntu nanjye gusubirayo nkongera nka biciro ry'imigani. Uwo mumama nyine nakoreraga aramfata ankira mama we. Amaze kunkira mama we, nkigerayo ko ara kumuhima nkiriye mama we, mama aramubwira umwibwira ukuntu byagenze. Naringiye ngo nifuzaga kuribwa n'imbwa, mubwira ukuntu naringiye kwiyahura, kuko mbere yaho nabanje gusohoka njya ku kabutike njya kugura ikinini. Maze kujya kugura ikinini ngo nshaka kwiyahura, ngiye kugura ikinini, umukobwa twakoranaga aravuga ati uriya mukobwa kadasanzwe asohoka aba ari ahangaha agiye ku muhanda ku mareke. Abarakura arakinguye, umugabo asanga amereje nyine ikinini cy'imbeba. Ati icyo kinini akijyanye, ati se sambwe ngo nimwe mu kimutumye. Umukobwa barakomereye, ba boss bari mu cyumba nyine, yari muri weekend. Barasohoka baraza baramfata, ako kanya n'imyenda yanjye bayinsangije kwa mama we ku Muhima. Bankira mu modoka baranjyana, bakimara kunjyana bambaza ukuntu byangenze, mvuga ukuntu nkunda abana ariko abana bakaba banyanga, bampaye akato nkora ku isahane, nkaba undi mukozi yicarana n'abana bakarya bagakina ntidukine, ahubwo ugasanga abana barihinda muri salo bagahita bakubitaho urugi ngo ntinjira. Ikintu cyose nkozeho kijyanye n'icyo kurya bikaba ikibazo. Barareba umubyeyi, niyo mpamvu nakubweta ababyeyi n'abana beza. Ababyeyi bagira umutima mwiza nyine, bari kuba baratugiriye kubise simbizi. Umukecuru arareba ati nagahinda mbona nawe amarira aramenetse. Atari kuzi kugira ngo ubutetse ibiryo ukabigaburira umuntu ntabirye byagenda bite. Ati waraje umuntu akubwira ati ngo nukora akazi uzaboneraho amaronko ntibikunde byagenda gute. Atarigerega batekereza no muri kiriya cyaro cya Buringa yavuye. Umubyeyi ubasha kubyumva, ariko umwana wakabiremereza amubwira ukuntu ngiye gupfira iwe ngo nkamuteza ibibazo bikaza n'ibiki. Ndabyakira. Umukecuru arambwira ati rero guma ahangaha, iby'abana banjye bazajya barya uzajya urya ibyo, kuko namubwiraga ngo sinshaka gusubira i Buringa na bene mama ntibaravurwa babamereye nabi, barabaserereza nyine. Umukecuru uti ngaho rero guma ahangaha, iby'abana banjye bazajya barya uzajya urya ibyo, ninzajya mbona amafaranga nzajya nguha ugenda ugura imyenda.
ndahaba mba umwana mwiza nkajya musasira mu cyumba kandi ndwaye ariko nawe akajya abona bikabije ariko nkaba nta hantu bantu kuko sinabashaka kugenda nyine ngo mbe nagenda urumva ntumye nazagaruka hashize umwanya munini cyane nkaguma wo mu rugo nyine nkakomeza nkashabika nkajya hasi nite ngo ndwaye amaguru ariko akambwira tujye uruhuka arabona kurwaye ujye uruhuka nyine yari umubyeyi nyine unkunda unyita n'ubu ndamukunda cyane ujye uruhuka uguma ahangaha ntazajyagira umuntu uzajya ugutuma ikintu gutya na gutya ndangije sinzi ukuntu yambwiye atari ko Devo ati ubu ngubu aya maguru yawe ubundi ntibayavura nkavuga none se nyine mbonye amafaranga najya kwivuza ati subwa amafaranga usabwa ni nkangahe ko yambwiye ndambwira ni ibihumbi 100 ko namubwiye nyine numvaga ko ibihumbi 100 byamvuza umukecuru nyimara kumubwira ati ni ibihumbi 100 atoke nta kibazo tuzarebe ukuntu utaha niba yaragira ngo nyikureho ntahe ambwiye neza nimba yaragira ngo bigende bitari ko nubundi nta kibazo arambwira ati genda ubwire mama wawe ko ibihumbi 100 wabibonye ujye kwivuza ndabyibuka twanze kujya Gatagara batwohereza ahantu bita Igahini 100 wayakuye he uwo mukecuru yari amaze kuri nyemera ariko atari ampaye itike ngo ngende mbwire mama twitunganye tuzajye kwa muganga ariko Gatagara tuba turaharetse batwohereza ahandi bita Igahini ni mu karere ka Kayonza naho haba abana bafite ubumuga Igahini ndagenda turajyayo tugeze dusanga noneho ni kure twaragenze turaro usanga ni kure kurusha Gatagara turongera turakata ariko ubwo kugira ngo tugere Igahini twagezeyo birasaba nk'amafaranga ngaye nyine dukoresha fagitire paroforma twumve nyine ko ibyo bihumbi 100 bizatuvuza ati ibihumbi 100 ntago byabavuza ibihumbi 100 harimo kurya harimo iki Iburasirazuba nta muntu muzi yo bizagenda gutya na gutya n'amatike nabo ngabo bandi basigaye ubwo nari maze kumubwira ati se mukecuru numara kumvuza bora musaza wanjye na murumuna wanjye bazakomeza bameze kuriye ubwo numvaga nyine ko mukecuru atwitanye agiye kutuvuza ibihumbi 100 bizatuvuza turi batatu tinga nimugende nyine mugende kwivuza tugeze Igahini dusanga byonyine n'amatike ni kure dusanga amafaranga ni menshi bari ducaga ibihumbi bigera muri 700 turi batatu turongera turakata turagaruka tugarutse ari uwo mukecuru dutegera na mama ari nabo bavandimwe banjye twabahamagaje ubwo rero turongera turakata turataha mama ari tuwaje Gatagara ko ari hafi yo mu rugo iwacu kuko Gatagara ni mu karere ka Nyanza niho rero turongera turakata tugeze Gatagara ati ni 6,800,000 icyo gihe bari bataratangira kuvurira kuri mituweli yari 100%. Turongera turakase noneho tugwa muri koma duhita tuvuga ati birarangiye nta kuvurwa guhari ubwo amahirwe twari tubonye ntayo umukecuru nanjye se kubona nyine nshaje nta kazi mfite nkora ayo mafaranga nayakura wihangane ubushobozi bwanjye nubwo nari nkugeragereje nk'umuntu twabanye nk'umwana navanye wabiburinga ndebe ko wagera gute wavurwa biranga umukecuru ndamwe ntago ndi bugumi wacu ubwo nari maze gutandongera nditegera nza ntanamubwiye atari ko Devo aturongeye uragarutse ndongeye ndagarutse rwose ndamuririra mubwira ukuntu nyine ubukene bw'iwacu nari menyereye kwinywera ku gacyayi nkamenyera kwinywera nyine ako gakoma iwacu ntacyo ndi bubone ndongera ndagaruka garutse hari hashize nk'ibyumweru 3 buri Imana nayo ibiri gukora ibifite ukuntu bigenza bantu mu mugati ukuntu uza ku kinamba hari ku kinamba kira kinamba cya mbere ngiye kugura umugati numva ndi kugira numva ka radio ntwatwaye gutya kuri telefone ngo hano numva kuri radio Rwanda ngo hano hari abana ngo bafite ubumuga ngo babo batererana nyine bakagumisha mu nzu ngo bamagara 711 ndangije ndayifata nyine ndahamagara nibwo bamoje nyine nkuko nari mbikubwiye n'ubuyobozi bw'akarere kacu bumbwira nyine ko bazadufasha ndangije ndategereza ndagenda mbwira mukecuru ntinahamagaye kuri radio batubwira ko bazadufasha atereka ati uwo muntu uzabafasha azemera kubavuza muri 3 ninde tubwo ko ari umwesikora ahubwo ashaka kugira ngo niba ufite amafaranga uyamuhe mukecuru nawe atangira guhangayika yitse imitima ngiye kumva numva iwacu nabo barampamagaye nimugore wa mukecuru nyine twabanaga nyine wari untumye umugati noneho arangije tambwa kubwo nabesikora ubwo aragira ngo nyine anyiga amafaranga yumve ko mfite amafaranga yanjye tubwo nta muntu watuvuza nyine turi batatu twese ndangije ndizera kuko ndakubwira ko nkunda gusenga nakundaga kwizera reka ntegereze iherezo ryabyo kuko nta mafaranga yaransabye uwo muyobozi ndangije ngiye kumva numva mu masaha 12 numva iwacu barampamagaye ngo nareze ngo papa ari ngo yanze kutuvuza ngo ibiki n'iki ngo none ngo papa ari ngaracitse
urumva nyine kwa kundi mu cyaro bagiraga amatiku ngo biva kwa nyoko ngo ibindi bikava kwa so. Papa yamara gusoma akantu agashushubikanya mamari nyine intambara ikaba intambara mu rugo, ibibazo ngo Devota ngo yagiye kurega ngo bagiye kumfunga ngo nanze kubavuza, ngo ubuze ngo nanze kubavuza mfite ubushobozi, bitangira kuba amatiku. Kandi ubwo ku karere bari bahamagaye umuyobozi ushinzwe w'isibo yacu kugira ngo yumve ko kuko abo bana bagize gute bahari bafite ubumuga. Abantu bo mu cyaro rero bagira amagambo menshi ngo runaka yavuze ubundi ngo yavuze ibi, bo bumva ngo nagiye kurega papa kandi icyo gitekerezo ntacyo nari mfite, kuko nari kujya kumurega se yaranze kutuvuza afite ubushobozi. Bo batangira nyine gukemanga ibindi, papa aracika ajya ahantu bita mu Ndoga. Nyuma aje kumenya yuko bakururaga amakuru kuko turwaye ngo batuvuze, nibwo yaje kugaruka nanjye njya mu rugo ndamusobanurira. Nabo barangije ku karere bamaze kubona kuko twese dufite ubumuga turi batatu, ngewe musaza wanjye na murumuna wanjye, barambwira kuko kuva na kera hose nakundaga gusenga, singira isoni, nkakunda kwivugira, mbese siniherere, kunda kuvuga ibyanjye nyine. Bajya bavuga ngo ushaka gukira indwara arayirata. Nkahura n'umuntu nkamubwira uburyo narwaye, nkambwira ati se basi nta hantu uzi wenda badufasha bakatuvuza, mbese ndi muri urwo rungano nkavuga gutyo. Ntangije nyine barongera barampamagara ku karere, ku bari bamaze kumenya kwanza ko twese turwaye. Ati murebe ukuntu mujya he igatagara. Babanshubije igatagara nari naravuye. Mujye igatagara abahe fagitire paroforoma wowe na musaza wawe na murumuna wawe. Ese muri abakobwa babiri twamugaye n'umuhungu umwe. Yego. Turi abakobwa babiri twamugaye n'umuhungu umwe. Umuto ninde n'umukobwa? Ni wongo witwa Delphine Uwase. Yego, njye ninjye mukuru, ninjye mfuragurikiraho mu musaza wanjye, ukurikiraho uwo murumuna wanjye wa Delphine. Ndangije ni bese nyine buri umwe wese nabonaga w'i Kigali namusabaga ubufasha. Ni Nyamunani bimeze gutya kuko yajyaga barambonaga bakangirira impuhwe. Abanyakigali burabagira impuhwe cyane kurusha abanyacyaro. Umunyacyaro nta n'ijana yakwihera, ahubwo aragucira akakuvuma akavuga ati naye nta kintu mfite. Bakajya ajyana bamfundika mbabwira ukuntu ngiye kwa muganga. Umukecuru nawe yari yampaye 10,000, nkaya ngenda mfundikanya kugira ngo ngwize itikiri buntegere igategera na bavandimwe. Bamamagaye Mamari. Ni rero Mamari nibwira Patrick na Delphine duhurire kuri gare ya Muhanga tujye kwa muganga mbonye abatuvuza. Mamari nyine nawe nkuko nabikubwiye arahangayika ngo nabese ikoro ngo ni ibiki bigenda gute. Nambwa ntise ntago ku karere bahamagaye aribwo papa yacikaga, ntibya bindi nyine igihe bahamagaraga papa gacika ntibidere bigize iherezo bagiye kutuvuza. Ubwo ndamanuka ngeze Muhanga nsanga uwo musaza wanjye na murumuna wanjye nabo bahageze. Babwira ukuntu tugiye kwa muganga, mbabwira ukuntu nyine Imana itugiriye neza. Ariko nubwo tugiye kwa muganga itugenda dusenga tutamera nk'ubujije tukagera bakaduca nk'ibifaranga byinshi tukabura ubushobozi nyine n'ubundi tugataha, cyangwa akarere kakanga kutwishyurira kuko amafaranga ari menshi. Ndangije ababyeyi ndagenda nyine ndababwira ati nimubohereze duhurira Muhanga. Umusaza wanjye na murumuna wanjye turatega tujya Gatagara kuko njye nari naravuyeyo nari mazi ko Gatagara ari Nyanza. Tuba turagiye tugeze Gatagara hano nyine aho bahita kuri serikere kuri kaburimbo hajya Gatagara. Tuvamo tugenda n'amaguru kuko nyine twagendaga tuvuga ati ntago turi bumara itike tutaburi tugarura. Tugeze kuri serikere tugenda n'amaguru tuyagenda ni Gatagara. Noneho babona tuje turi batatu, nari naraje ndi umwe nyine Gatagara. Aho twaragiye turi batatu ni Gahini nyine twarasanze ari kure. Tugeze Gatagara noneho babona tuje turi batatu. Timuri umuryango umwe tiko tubona musa turavukana. Abantu nabo barumirwa n'abandi barwarijeyo n'abari mu tugare hose akatureba sibwo kugira ngo mwese murware. Ati mbega umubyeyi ufite agahinda. Ababyeyi nyine niko bavugaga, mwana mungana gutyo mwese mukamugara mukuze mukamera gutyo. Ati mbe ati mama wanyameza ate ko twari twijyanye nyine tukabihorera tujya gushaka ibyacu nyine kugira ngo turebe ko twavurwa. Tugezeyo nongera turatangira bundi bushye. Icyo gihe twasanze yari mituweli batubaze muri 2022 kuri 18 z'ukwa 8. Tugezeyo baduha fagitire 780. Ubwo kandi tacyeza ko mbere baducaga 6,600,000. Ndangije bamereza fagitire paroforoma. Ndaza niri ku muganga ntindebera mugana ayo mafaranga baduciye nanga ati 780. Ati nta kibazo mufata abavandimwe nimuze dutaye kuko ntibari kutuvura batarayishyura. Turaza ariko nkajya ngenda mbongorera no gusenga. Mana ntimubwira abantu biwacu ko twabonye abatwishyurira, ntimubabwira iki bavuze ko nta kiza tuzageraho tuzakomeza tukamera gutya tukababara. Abavandimwe tuba dufashe inzira
turatashye tugeze i Muhanga kuri gare ndavuga ati nimugume aho ngiye ku karere ubwo nari njyanye icyo gipapuro mvanye i Gatagara kugishyira wa muyobozi nyine wari wakintumye ndagenda ariko mfite ubwoba kuko bibi amafaranga bazatwishyurira nkumva bitabaho se kuko bazatwishyurira nkumva bitabaho nta kintu dutanze wenda nta n'agasambu iwacu dufite ngo tukabahereze wenda bazagakureho ngeze ku karere mperezo uwo mugabo yakubyara yitwa Celestimani Muhumugisha nkimuhereje arebaho ati ngaho nimwigendere tumara kwishyura tuzabahamagara mujye kwivuza nkongera mfata abavandimwe basubira iwacu buringange nisubirira kwa wa mukecuru ni njyewe kuko nabaga nasabye amafaranga mukecuru yampaye 10,000 ariko nkamuhisha yuko ngiye kujyana n'abavandimwe kuko nabatereka ngerageza amahirwe ndebe kuko bya bintu bizakunda kuko numvaga ko ari ukubeshya ubundi nkumva ko ari byo ndangije nkayangenda nsaba abaturanyi babwira ikibazo mfite ni rwose tugiye kwivuza nitubonye abadutera inkunga ariko nta tike dufite barayama nkayana mpfundikanya tuvuye nyine kwa muganga bo bakomeza iburinga nanjye nkomeza i Kigali maze gukomeza i Kigali barampamagara hashize nk'amezi 2 mvuga nti twatanze amatike y'ubusa ntago batike tuvuje wenda barabasanze ari menshi umva barampamagaye tiko twamaze kubishyirira mukajye bo mutajya kwivuza bimeze biti ngo muri commande sirigize nsinzira naraye nicaye nkajya ndyama nkabashiduka mvuga ni bone bwakeye ndangije mpamagara mu rugo nsanga nimero ni compose mpamagara umuturanyi ntiwamba bari ukambwira aba Patrick bakazinduka ko kwa muganga batwishyiriye tukajya kwa muganga ati muze mutara facture ku karere muzajyana kwa muganga zerekana yuko nyine batwishyuriye Gatagara bari basanzwe bakorana abavandimwe ndagenda ndababwira ndabahamagara turabaraza na mama araza uko twagiye kwa muganga turi bane niko twagarutse nta n'umuturanyi ugize udusura turagera tugeze kwa muganga turi bane kubera na mama wari ugiye kuturwaza ubwo twari bane abana 3 na mama wari ugiye kuturwaza umbwire kurwaza abantu 3 mu bitaro ari imbagwa bafite amasima nta umuvandimwe ushaka kuvuga ati mubyara wanjye cyangwa abo bamasenge badutikiraga ngo nituzavurwa bavuga ati wenda reka tujye gufasha mama wabo umwe arwaza undi ndarwaza undi mama araza araturwaza ariko nubwo nari mfite amasima ibyuma bincikura ameze nabi ntago nakundaga kurushya mama ndi kwa muganga ahubwo ugasanga nyine uwo musaza wanjye na murumunange ko ari nabo batoya uburibwe bukaza bakarara bagonga mu bitaro abantu ntibaryame nyange nkashinyiriza nkataka nkakurura igitanda nkaruma matora kubera ukuntu sima yajyaga inkurura ikankururana n'ibyuma mbese tuba mu bitaro tubagwa biciye kuri 711 turagenda twiturira Gatagara tubanayo na mama nabo bavandimwe mama yarasize mu rugo musaza wanjye we twahamaze nk'amezi 6-8 gutyo yego mama wacu ari haba ntago yatahaga ntago yari kubona wadusigira yego noneho twari tunatandukanye abakobwa bararaga ukwabo Liliane y'abakobwa ukwabo na Liliane y'abahungu ukwabo bahita muri Liliane nyine noneho umusaza wanjye akabukwe mama akamvaho akajya kuri murumuna wanjye akajya kuri musaza wanjye mu bitaro buri abantu barafashana nyura hagera ugasanga mugenzi wawe ukabona mumeze kimwe iyo wageze mu bitaro ntago ujya wirata niyo mpamvu njya mvuga ngo utarajya mu bitaro ntamenye igisobanuro cy'ubuzima iyo wageze mu bitaro uri umukire umenyana n'abakene abakene bakamenyana n'abakire mugafashanya mugasangira nkajya kubona nkabona tutaba twabanye wenda nk'iyo mibereho nkajya kubona nkabona mama umuvandimwe twegeranye wabibonye nk'ibyo biryo amukubise isorori y'ibiryo tukaba turariye icyayi akaba araduhaye umukire bazaniye ako kaji bakaba araduhaye tuba mu bitaro gutyo mama yajya abona ibiraka nyine byo kujya kubagarira ababikira cyangwa n'abandi baturage akagenda akabikora tugasigara mu bitaro umuntu umugira neza wundi wabaga urwaje nkamubwira ati nyegereza akagare kakagara akakanyegereza nkajyamo nkajya kuri toilette akamfasha nyine ari ukuntu ibisima twajyaga tubirambika harabona nk'iyo ntebe wicayeho hari ukuntu ufata imbaho ndende ukazirambika muri kagare k'umuntu ufite ubumuga nkamara kuzirambika mukicaramo kugira ngo ubone uko uramburaho sima ntago nyine zahinaga zari ibisima birebire cyane nkaziramburaho noneho najya kuri toilette twabaga dufite toilette nyine ziri abicarira nkafata ya maguru afite ibisima abwira umubyeyi ntiyandambikire gutya hano uyafate kugira ngo ukatancika nkajya kuri toilette mama agasanga nta kibazo badufashije abandi bana bagasurwa famiye zabo ababyeyi wabo babyara babo ba nyirasenge hako twebwe ntitubone n'umwe ahubwo twakubona dusuwe n'abantu tutazi abayisilamu abadivantiste amatorero yose atandukanye abarokore abagatulika baza nyine natwe bakatugeraho iyo myenda tukambara kurya nyine tukabaho gutyo mu bitaro
kugeza ubwo dutashye. Abyibuka nabwo dutashye ntabwo bigeze bavuga yuko bishimiye ko twavuwe, ngo akarere karatuzi bakatugirira ishyari ngo twaravuwe ngo ibiki n'ibiki. Niyo mpamvu wambwiraga ati se ibyo bintu umubirwara umuvuga ko ari ibirozi cyangwa ari iki. Noneho kubera ukuntu nyine wabonaga banadutikira bavuga ati baravuwe, bumvaga ko tutazavurwa turi abakene nyine. Buriya umukene nyine nta ruvugira agira, kuko nyine ntagira iyo abariza, ntazavurwa, bazaguma kuriya nyine basebe. Babona nyine turavuwe, baravuga ngo ntituzavurwa. Noneho nkayavuga ntibashaka kuba ari nabo baturoga ku mutima, nk'uko nyine umuntu ajya mu bitaro ahantu hatagenze n'ibihumbi 2 ntibamusure. Mama reka ntugacira abantu urubanza, bihorere, nubwo batwanga bakadutikira ngo tuzavurwa, Imana yonyine niyo iciye inzira. Ubuse ntimuvuwe, ubuse ntibigenze gutya. uragenda neza? Ntago ndagenda neza, urabibona nyine nakwicara kuri moto nyine umwanya munini ni ibibazo. Ntago nshobora kugenda ahantu haterera cyane nyine ngo mpagende mpazamuke nihuta, ndacumbagira nyine, urumva. Ariko uko biri ntago bimeze nk'uko twari tumeze. Turashimira Imana, dufite ubuyobozi bwiza. Ngewe rwose ndashimira Perezida wa Repubulika muri iki kiganiro yumva hari ko mushimiye ko rwose ubuyobozi bwacu bw'akarere ka Muhanga buradukunda, buyobora neza, batwitayeho, baratuvuza, kandi koko ni ibintu bigaragara. Turabashimira tubikuye ku mutima. Ngewe ndabashimira cyane pe. Gusa wenda ntago nyine hajya habura imbogamizi, kuko urumva n'urugero igihe cyo kuba narakoze mu myaka 18 nkiteza imbere, nagize ikibazo ndamugarura, bibona umusaza wanjye aramugara, murumuna wanjye aramugara, akaba nyine ari ibintu biza bikadufata nyine bigatuma umuntu atabasha gutekereza neza n'icyamuteza imbere. Urumva nako kazi sinari nkikabonye, ahubwo nkavuga ati mu buzima bwanjye nyine bukagenda neza. Ariko uko biri aho bari bumve ko tubashimiye ko batuvujije. Abana b'abantu baravuze ngo ntago tuzavurwa, ngo tuzapfa nabi, tuzahora turi bimuga. Ariko ndashima Imana ko igica inzira aho zitari, ko batuvuje, tukaba turi kubashimira tubikuye ku mutima. Ntago rwose Imana ibaho umugisha igisubiza aho bakuye. Igihugu cyacu cyose ndagisabira umugisha guhera kuri Perezida wa Repubulika nabo bose bafatanya. Ndabashimira mbikuye ku mutima, nubwo ntaramubona amaso ku maso n'umunsi wari mwe ko ngana gutya, ariko yumve ko mushimiye pe. Kuko yaba atari ubuyobozi bwiza nanone ntituba twaravuwe, nabo baba baradutereranye. Nkavuga ni harabana baba bafite ubumuga bakajya kwaka nk'ubufasha, kandi wenda baremerewe kuturusha, kuko buri wese aba afite umusaraba. Usanga baramubwiye genda tuzababwira, nta bufasha buhari, niboneka tuzababwira, agahora mu rurwo. Nkuko nanjye naye natangiye banci intege, ariko ku munota wa nyuma Imana igakorera muri 711 nkabona ubutabazi gutyo. Yego. Okay. Nukuvuga ngo uravurwa n'abavandimwe, we n'abavandimwe bawe. Yego. Hanyuma ubu ngubu muri gukora iki, mubayeho mute, ubuzima bumeze gute, ese uri kuba hehe? Okay, murabana n'umubyeyi wawe? Oya, ntago tubana n'umubyeyi wanjye. Abana papa baracyabana se? Yego, barabana i Buringa. Ni ukuvuga ngo twavuye kwa muganga ku itariki ya 1 z'ukwa 11 2023, n'ejo bundi, nta n'amezi 6 arashira. Tuvuye kwa muganga n'ubundi narongeye ngira gute, negera bwa buyobozi, ndababwira ati dore murumuna wanjye aracyari mutoya, niwe nyine yari umukobwa muto afite imyaka bageza 17, akeneye kwiga. Twari twagize amahirwe mu bana biwacu, niwe mwana wari wize akora icya leta mu wa 6. Kuko njye nimaze kumugana nyaga njye kwiga bakantesha agaciro, ntago nabashije gukomeza ngo nige. Nacitse intege nyine birirwa bangenda inyuma, nkagenda imvura ikanyagera, abandi bibashije kwirukanka, ishuri mba ndivuyemo gutyo. Ndangije ndagenda njya ku karere n'ubundi, ndababwira ati murumuna wanjye akunda kwiga, kandi nta bushobozi dufite, murabona ko ari mwe mwatubereye ababyeyi, mutubera buri kimwe cyose, nta kuntu mwamfasha murumuna wanjye kwiga. Barandeba baravuga ati uburyo hari igihe umuntu asaba ikintu ukabona wenda ari ingeso, hakaba igihe umuntu asaba ikintu ukabona yuko agikeneye. Avuga ati umuntu wifuza iterambere ry'abavandimwe be nyuma y'ubwo bavuye kwa muganga, ntago twabyanga. Ati mufite ahantu ho kuba ku buryo umwana yakwiga bimuhanga, ntise mwambabariye mukamurihirira akiga biwacu i Buringa. Ati hoya, basinze ukuntu nyine bareba muri za mashini ngo bareba abana baba bafite bishyurira, barebe yuko i Buringa iwacu muri Mushishiro bafite y'abana, kugira ngo nawe bamuhuze n'abandi bamwishyurire. Basanga nta bandi bana bahari. Baravuga ati rero shaka ukuntu wabona inzu
mu nce za Muhanga cyangwa ahantu muri bene wanyu, abo bene nyine abayobozi bazi ko abo bene wacu tubafite, abo tutabonye kwa muganga babona babwira ngo nimufashe umwana, ngo mushaka ahantu umwana yakwigaba tumwishyurire ishuri yige hano i Muhanga. Ndareba ndavuga ntumva nta kundi byagenda, kuba mukuru ni ukuba mukuru, sinitaye ngo ndarwaye ngo mfite ubumuga ngo njye harameranwe n'agahinda. Naravuze ngomba guharanira ku buryo murumuna wanjye agize amahirwe aravuwe arakize, ngomba kureba ukuntu yakwiga. Ndangije ubwo twadufaranga badufashishaga mu bitaro nkajya mbika, nkagira gute umuntu akazaga gupfundika 500 igihumbi, nkajya nubika yose situyarire kuyamara. Kan'igihe mama yambazaga nkamubwira ati nta kintu mfite ambaza, kuko yabonaga nkunda kuganira n'abantu bakamfasha n'abakire n'iki, nta kuntu ufite gutya na gutya, ni nako nkamuhakanira kandi hari ukuntu nayabitse. Ngiye kugira ngiye kureba kuri mobile money nsanga mfite 20,000. Ndavuga nti rero Delphine mbabara ntuzankoze isoni, dore tuvuye kwa muganga, nta muntu tuzi hano i Muhanga, nta muntu ntituzahora tujya kwaka ubushobozi. Leta niyo ivuga ati umuntu niba umufashije rimwe ntazahora agira gute aza gusaba. Tuvugira ngo ufashe umuntu kugira ngo nawe agira hava nahagera ntakajya ahora atega amaboko. Ndangije namubwira ati rero Delphine twagiye, mfite 20,000, ubwo yari nge n'uwo murumuna wanjye tugiye kugenda i Muhanga dushakisha inzu kugira ngo ujye kwiga. Ese Devo 20,000 uzabishakamo inzu, ubwo uzakodesha inzu yangahe, tuzarya iki? Umwana nyine akajya acika intege, abantu urazi ko bakunda kwirira. Njye nabaga nibabarijwe n'ubuzima, ibintu byo kurya nabibonaga, nararyaga ntabibona nkihangana. Ndangije murumuna wanjye ndamufashe, turagiye dufite ibikapu mu mugongo birimo amasafuriya, birimo utuntu twose, n'imbago mu ntoki, byose nyine ngo tugiye i Muhanga. Tugeze i Muhanga musaza wanjye yakomeje ajya iwacu Buringa, twe turasigara. Ndangije mpura n'abanyonzi, abanyonzi ndababazanira ahantu muzi inzu. Umunyonzi umwe arambwira ati mu gipanga ahantu tubira hari, yari agashamburete. Ati se nangahe? Ati ni 4,000, nyine ni akantu gatoya, ariko inzu nyine nicyo iririyemo. Ati ni 4,000. Nihene nta kibazo ngo ukanyereke. Turagenda banishyuye amezi 2 y'ibihumbi 8. Ndavuga n'ahandi ndayafata ndayacogacoga, yarasigaye 12. Ndagenda nguramo udushyimbo, agaceri, akawunga, twose nyine ndacogacoga nshyira mu nzu. Nta kintu twari dufite cyo kuraraho, ubwo ibyo byose ndabigura ariko tudafite icyo kuraraho. Ngira murumuna wanjye nti rero urabona ko nta kuntu twajya ibigenza, kandi ubwo dufite bene wacu bakize, dufite ababyara bacu twakagombye kuba turirira, ariko twaravuga ati abantu tutabonye turi ku kaga ntiwajya kubazana nk'ubutesi ngo murumuna wagiye kwiga. Ndangije mfata murumuna wanjye tujya muri ya nzu, tukajya dufata ya myenda twambaraga tukayisasa hasi, twarangiza tukaryama. Murumuna wanjye akabyuka yabyimbye amaguru no kuba atarakira, yarabazwe, mbese bakazana ubutesi amaguru ari kunga ibiki n'ibiki, kubera kurara he hasi. Utekereza umuntu uvuye kwa muganga akaza karara hasi yarabazwe. Umwana karira mu ugabanya ubutesi, ngiye nyine nkabona ari kuntera iseseme, kubera ubuzima nyine nabagace ubwo uri mu make. Urabura kugira amahirwe ngo ugende ujye no kwiga uve mu maso yabare abanzi bacu biwacu ngo urabangurara hasi. Ndavuga ati sibo tujya mu rutoki kuzana ibirere kandi bari gucanya katsi, tubivugana wa babiri. Atekereza ukuntu nongere nkasubira ku karere nkabwa ngo ntacyo kuraraho, ntacyo kurya, ntacyo. Nkavuga ntumva baradufashije, baratuvuje, batwitayeho, Mana ibindi byose Imana nayo nibona hari ikintu byagenda izabinkorera. Buri mwe njya mu muganda rusange nyine ngenda ncumbagira, nabuze ahantu njya kugira ngo njye menyana n'abantu. Ngiye mu muganda rusange ncumbagurika, mbona yo mama ndamuganiriza. Ndambaza ati se mubahehe ko mbona mufite ikibazo, tumwibaruje mu bafite ubumuga? Ati ntabwo twibaruje, nyine tuje naha vuba gutya na gutya. Ndamusobanurira ati muze ngwino ujye kunyereka aho muba, umuntu azajya abonye ikintu cyo kurya akabona wenda hari ikintu abarushije yajya hatuma n'umukozi akabazanira. Umumama turajyanye n'ibyo nakubwaga, ataba mama kuva kera kose Imana ijye ibaha umugisha. Umumama tumaze kujyana gutyo araza, ageze mu rugo ararira, abona ahantu turara, abona uwo murumuna wanjye. Ati subu mwiyorosa iki? Ntitwiyambara imyenda nyine tukifubika nyine tukaryama. Urumva tubaho muri ubwo buzima. Umumama ati rero nimugoroba uze kuza ngo mbaha akamatara ko kuraraho. Nawe nyine yari umumama nyine ubona udafite ubushobozi bukomeye, ariko uko byagenda kose urumva yadutekerejeho, Imana yagendanye natwe mu buzima bwacu. Umumama mbandagiye nimugoroba aduha akamatora, aranatugaburira muri iryo joro, turaza turaryama. Ako kamatora turaza tugasasa aho ngaho, na n'izi saha nyine ndiko tukiraraho. Ubwo rero
dukomeza nyine gucunga ubuzima gutyo n'uwo murumuna wanjye na n'izi saha nta kazi mfite nkora, iyo mbonye wenda numpa nayo 500 ndya n'ibyo 5 ndagenda nkarangura imboga mu isoko nkazunguza, dore ko kenshi na kenshi barabinyaga kuko njye simba nshoboye kwiruka mu gihe abandi bikorera bagatibikanga nyine babirukaho, dore ko ubuzunguza butemewe kandi sinarenganya n'igihugu cyacu. Wenda baba bashaka guca umwanda, nta kintu bajya bavuga nyine kidafite impamvu, bashaka abantu bajya mu masoko. Ubwo rero baza gutyo banyirukankana, nkavuga ataho kugira ngo bajye kumfunga, reka mbitereka hasi babijyane nigendere n'amaguru yanjye, bakaba barajyanye ibasi, bakaba bajyanye ibintu byose nkataha. Ubunzi umwe nyine tukabona icyo kurya, twabona uwadufashije tukarya, tutamubona tukaryama. Murumuna wanjye agashaka kuzana impamvu ngo ishuri agiye kurireka ngo atahe, nkamubwira ati ariko uba wigira gute wowe, ku kawunga no ku ishuri ubaho akabonye ukakarya, ngiye ko nta kintu mba nabonye, ubona nshobora kubona ikintu nkarya nkagucura. Mbese ugasanga nyine mu nzu turaharira, buri wese aravuga ibyo ndakavuga ibyo, n'umujinya wanyica nkamubwira ntumva ntuzatahe Delphine, ntuzafata inzira utahe nurebe ko ntazabaho, n'ubundi se wowe unyicaje ahangaha nyine kamere n'inzara n'iki n'ubukene, ntuzafata inzira ntutahe, n'ubundi se utashye urabona ngiye nta kugira n'ikigali, urabona ntarorohewe, nkajya ngenda nkayisabira noneho akazi ubu ntibakama, nkajya ningubona n'icyo cyayi nkibona n'amafaranga sinirirwe nsaba, tugaharira mu nzu, umutima ukongera ukagaruka, nkasenga nkavuga ati Mana ujye umbabarira umujinya, kubera abana nyine baba bakunda kwirira, abashaka kurya ntabibone, abashaka iki najya kuzunguza nk'uko baba babinyatse, tukagera gute tukajya mu buriri tukaryama. Ubwo rero icyo mvuga, wenda mbonye nk'ubushobozi cyangwa nkabona nk'ako gashoro, nkareba ikintu nakora gifatika, ni ukuri Imana yaha umugisha buri umwe wese wagira icyo amfasha. Kandi ntago ngiye nanjye sinkunda gusaba, numva binantera isoni, uhora usaba abantu bakakurambirwa, nabyo ntago mbikunda. Nkunda nyine umuntu niba guhaye nawe ugira ikintu wimarira. Ugasanga rero none guhora nsaba umuntu nasabye ejo rero yarampaye 1000, barampaye 500, nkongera nkasubirayo bintera isoni. Ubwo rimwe na rimwe najunguje wenda nabonye n'ibyo 2 bakabijyana, ubwo mpita nkuraho. Nabona undi mugira neza wazansura, kuko muri karitsiye batuzi bamaze kutumenya, akagira gute nawe akamfasha, imubwo nyine bukagenda bwira nuko bugenda bwira uko bukeye, nkabona nyine bigenze gutyo, tukaba tugejeje amagingo duhumeka. Yego. Nakwanga urebye n'undi mubaho ucuruza agataro n'ikisiyo. Yego. Ngize amahirwe nyine nkabona agenda neza cyangwa nawe ntabwo aragenda neza, ariko uko ubibona ubona we ko bigiye gukira mbere kundusha, kuko we yarakiri mutoya, umwana w'imyaka 12 n'umuntu w'imyaka 18. Amafoto tuyasanzana rero ukuntu byari bimeze, rero ukuntu umeze, barebe nyine ukiri mu bitaro ko byari bimeze, sibyo? Barebe yanjye gisa nk'uyu hari ukuntu yihindukiza yerekana muri kamera rero. Dore ngayo dore uyu nguyu ni musaza wanjye. Turebe uretse gatoya, uyu ni musaza wanjye nkurikira, yari ari mu bitaro, urabibona, sinzi nimba uri kubireba neza, ariko wenda wowe urabireba kuko turi kumwe. Yego, uyu noneho ni murumuna wanjye nyine tubana mu nzu, nawe ari kwa muganga. Yego. Yego, noneho njyewe yanjye nawe nazanye kuko numvaga kuri bundebe, njyewe urabona ko biragaragara, kuko nabazwe n'ibintu bigaragara, ntago ari ibihimbano, biragaragara. Ubwo rero umuntu ushaka kuba yabafasha mu buryo n'icyo kintu yabafasha, ni ukuvuga ngo buriya bajya bavuga ngo umukire arakize ariko nawe akeneye umufasha, umukene nawe arakennye akeneye umufasha. Yego, icyo nshatse kuvuga byonyine, ikintu cya mbere ni nkunda umuntu wampamagara akampumuriza, akanganiriza, kuko nyine kugira ngo akanganiriza tukabana mu buzima, bakansura, ubundi nicyo kintu cya mbere kurusha ibindi byose. Ikindi cya kabiri, ufite umutima mwiza, ukaba wumva nyine hari ikintu mu by'Imana yaguhaye wumva wamfasha, n'icyo giceri cy'ijana angahe ukaba wamfasha nanjye nkagera wenda
ikintu nakora runaka kugira ngo nzajye niruka ababinyaka cyangwa mpore nsaba, kandi Imana yarankijije amaguru, aho ndashimira Imana yigejeje ikora. Nanjye nashaka nyine ikintu nakora nkajya wenda nk'abantu bakwivugishiriza bakaguhumuriza, mbese ni nk'inshuti byiza ubishobotse akaba bagufasha, ariko cyane cyane icyo wishakira n'umuntu inshuti zansura zinganiriza, nubwo nizo nshuti nkeneye, nizo nshuti zimfasha nyine, zikaba zamuhaye amafaranga akavuga ati uwo mwana umuntu amuhaye wenda igishoro runaka yajya mu isoko, kuko ubu bintu byo kuzunguza biragoye kuri iki gihe. Ndwaye n'amaguru ntari bubashe kwiruka, nshaka no kwiruka none ugasanga ndatsikiye, ugasanga ngiye mu yindi manka y'ibibazo, ugasanga nyine mpuye n'ibindi bibazo birengeje bya bindi. Niyo mpamvu ravuga ati mbonye nk'igishoro nagenda nkajyana hariya mu isoko nkajya nkoreramo, naranguriye imyenda nkicara hamwe nkatanga umusoro nk'abandi, ariko ntiriwe nirukanka ngo nyine mpure n'ibibazo mpangane n'ubuyobozi, kandi ubuyobozi bunkunda bwaradufashije. Yego. Telefone ku muntu ushaka kuba inshuti n'umuntu ushaka kuba yashaka wenda kuzakuganiriza cyangwa ndetse n'ushaka kugufasha. 078 6 3 80 3 078 6 3 80 3. Urakoze cyane, tuza kuba twanazishyira ku kiganiro. Hari ikindi kintu wifuza kubwira abantu? Ni ukuvuga ngo ntabwo cyabura ikintu nabwira abantu. Cya mbere na mbere, abana bose bafite ubumuga ndabahumurije, kandi umwana wese ufite ubumuga ni umwana nk'abandi, ni umwana ushoboye. Kumwe batubwiraga bakadutesha agaciro, ntago baduteshaga agaciro ariko ngo ducike intege. Nicujije na nyuma n'ukuntu nari ngiye kwiyambura ubuzima ngo ndagura ikinini ngo niyahure, ariko umwana ufite ubumuga arakora. Ubu ngubu ndashatse kwiyahura inshuro nka zingahe? N'ebyiri. Ubwa mbere nashatse ko imbwa yanjye nkajya nayisanga ikanga kundya, ubwa kabiri ngura icyo kinini cy'imbeba aribwo bakinyakaga. Ntekereza ikintu cyari gitumye ngiye kwiyambura ubuzima, avuga ati ubu ngubu Imana ko yagejeje aho igakora, ubu igakora mu buyobozi bwacu bwiza bukamvuza, ubundi ubu nari ngiye mu biki. Ikindi kintu cya kabiri, abana bose bafite ubumuga ababyeyi bafata bagashyira mu nzu, ngo umwe gafite ubumuga ngo ntago yajya muri salo ngo akine n'abandi bana, ngo abashyitsi bavuye hanze, bavuye ahantu hatandukanye ngo batamubona. Ira ni imyumvire mikeya, bajya bamushyira hanze hajya aho abandi bari. Nanjye najyaga ngenda mbabona kenshi nkabona barambabaje, nanjye ubwanjye nkitekerezaho nkabona nta kintu mbarushije, urumva. Ariko ababyeyi bafite abana bafite ubumuga bajye bihangana. Hari igihe uwo mwana bagenda agahunikira mu cyumba ngo atajya abandi bana, aba ari umugisha. Hari igihe aba yarabuze ibintu mu rugo, uwo mwana yamushyira ahandi abandi bari bikaboneka. Umwana nubwo aba arwaye atavuga, hari abana bafite ubumuga benshi batandukanye, utabasha kuvuga, utagenda, utagira gute, ariko nawe aba ari umuntu. Atekereze ko aba yaramutwise amezi 9 ntibagahunika abana, kandi abana bafite ubumuga bose ndabasuhuje kandi bakomere kuri Nyagasani. Nanjye iyo ntaza gukomera kuri Nyagasani ntago mba ngihumeka. N'abavandimwe banjye nubwo tutazanye, nabo barashimira Imana. Mba mbabwira ati mujye mushimira Imana, muzadusure, muzadusure, muze musure n'ababyeyi na mama mumubaze ukuntu nyine yabonye abana bavuwe kamera, urumva. Ariko ndakubwiye ngo turishimye cyane, dukunda ubuyobozi bwacu. Njye ndifata nkajya mu muganda, ugasanga baravuga ati umuntu umeze kuri akaza mu muganda, umuntu muzima naza mu muganda, kuko ubuyobozi bwacu ndabukunda, bwadukoreye ibintu bikomeye. Ni ukuri ko Imana ndabashimiye pe, mbikuye ku mutima. Ndabashimiye. Ubu simba nzi Kigali, simba nzi hehe, mba nanamugaye ndi mu nzu nanjye nk'uko bandi bavuga, noneho ndi muri icyo cyaro, ntawe undeba, ntawe ugira gute. Ariko ndashimira ubuyobozi bwiza, abantu bose badufashije. Kwa muganga harimo abazaga bakadusorera tutanabazi, wenda bashobora kubona iki kiganiro bakadusuhuza, bakagukorera subscribe, bakajya bakurikirana ibiganiro byawe. Ni ukuri buri umwe wese uzakora subscribe kuri iki kiganiro, ni ukuri ndamushimiye. Ari abadusuye kwa muganga, ari abasanzwe batuzi, bumve yuko dushimira ubuyobozi bwacu bwadufashije. Urakoze cyane. Yego.